baje baraye Kigali. Niba nta mbaraga za Satani abagabo bagendana nazo, ni gute bamaze imyaka 40 ku isi bakunzwe buzuza ibitaramo abafana baje kubareba? Itsinda UB40 featuring Ali Campbell riraza kuba ritaramira i Kigali iri joro BK Arena. Ni igitaramo bise Big Love Tour. Mbere yuko tubyinjiramo neza, banza umenye ko wakoze subscribe kandi wakanze like kuri iyi video. Ni byinshi bivuga kuri aba bagabo birimo Illuminati, ari nayo bashobora kuba bakesha igikundiro. Ntabwo turagera muri BK Arena, gusa dore bishobora kuza kuba. Niba uraza kuburiyo nta gitangaza kibirimo. Byitezwe ko iki ari igitaramo kiraba cyakubise kikuzura kubera abafana b'injyana ya reggae. Biraba bimeze nko kwizihiza ibihe bidasanzwe byaranze umuco w'u Rwanda, ubwo barimo ikirangire nka Lucky Dube, Alpha Blondy, ubwo bahaga ubutumwa bw'amahoro u Rwanda. Ni mwitega umuziki uhambaye iri joro, wuzuye inzibutso nyinshi, ibicurangisho bikomeye cyane kandi biremereye, amajwi meza adasubirwaho. Gusa ntutekereze ko bimeze neza kubera ko ni ibintu bivugwa byinshi kuri aba bagabo. Nureba izina urabona ko bitwa UB40 cyangwa se U cyangwa se UB40 bafatanyije na Ali Campbell cyangwa se ibyo bita featuring. Ni ukuvuga ngo UB40 bafatanyije na Ali Campbell. Aba ni itsinda ry'Abongereza ryashinzwe n'uyu Ali Campbell, ni nawe ugira ijwi ryihariye muri bo, cyane cyane mu cyari itsinda rya kera UB40 cyangwa se UB40. Dore uko batandukanye binatera abandi nkeke. Ubundi byatangiye ari itsinda rimwe rikora nka UB40 cyangwa se UB40. Batangiye mu 1978 maze itsinda UB40 riragenda riba ubukombe ku isi, cyane cyane mu njyana ya reggae, ku buryo bagurishije ibihangano birenga miliyoni 100. Indirimbo zirimo izakozwe nka Red Wine, I Can't Help Falling in Love with You, I Got You Baby. Byaragiye biratinda Ali Campbell wanashinze iri tsinda cyangwa se iryo tsinda rya kera abatunguye abantu. Mu 2008 yavuye mu itsinda bitunguranye yitandukanye nabo. Ali Campbell ni ureba hagati ngo ntabwo yumvikanaga n'itsinda ryarebereraga iri tsinda ibyitwa management ndetse n'abasohoraga amafaranga. Umwe mu bagize itsinda yaje gupfa bitera igikuba mu bantu, ariko mbere yuko tubivugaho, nyuma yo gutandukana n'itsinda rya kera hasigayemo abavandimwe babiri barimo Robin cyangwa se Robin Campbell, maze bahitamo gukomeza kuzenguruka isi baririmba, ku buryo baje no kwinjiza umuvandimwe wabo mu itsinda Duncan cyangwa se Duncan Campbell kugira ajye aririmba ijwi ry'ibanze muri iryo tsinda nyine ryari risigaye. Bibayaho mu 2014 wa wundi wagiye yaragarutse. Ali Campbell yongeye kwivuza n'abavandimwe be babiri nabo bari baravuye muri rya tsinda rya kera bwite rya mbere, barimo Astro, Terence Wilson ndetse na Michael Valju. Mu gushaka uko bongera kwitwa izina ryabo, nuko bongeye gukora ibitaramo maze bakora indirimbo bayita UB40 featuring Ali Campbell, Astro na Michael. Ibi byahise bisa n'ibibyara amakimbirane no guhangana gukomeye, kubera ko hagombaga kugaragara cyangwa se gusigara umwe muri bo muri ya matsinda abiri ugomba gukoresha izina bwite UB40. Itsinda rya kera UB40 cyangwa se UB40 ryarimo abarishinze barimo Robin Campbell na Al Falconer, cyangwa se tukavuga UB40 yifatanyije na Ali Campbell. Abafana nabo bahise bahitamo kujya babatandukanya gutyo. Mu myaka mike ishize ibintu byarahindutse cyane. Michael Valju nawe yavuye muri rya tsinda rishya. Astro nawe wari mu itsinda rishya yaje gupfa mu kwa 11 muri 2021. Yahitanwe n'uburwayi bwamaze igihe gito. Itsinda ricyumva urupfu ryasohoye album cyangwa se umuzingo w'indirimbo bawita Unprecedented mu 2022. Bivuze ngo ibyo mutigeze mubona nkaho bidahagije, bakomeje kuzenguruka isi bakora nka UB40 featuring Ali Campbell, itsinda ry'ibice 7. Ni amateka i Kigali. UB40 featuring cyangwa se bafatanyije na Ali Campbell barataramira ijoro muri BK Arena. Bari mu rugendo rwo kwamamaza umuzingo wabo bise Big Love uriho indirimbo birumvikana.
Indirimbo za UB40 nka Red Wine na Kingston Town zarakinwe cyane ku maradiyo yo mu Rwanda ndetse no mu mataxi cyangwa se bise. Zarakinwe mu ngo, mu miryango. Byitezwe ko ari igitaramo kiraza guhuruza imbaga. Iyo tugeze ku bivugwa n'ibihuha n'amateka y'umwijima yaranze iri tsinda, usanga imbuga nkoranyambaga zuzuye cyane ibintu biteye ubwoba. Reka duhere ku byitwa Illuminati. Buri uko itsinda ry'abantu runaka bamamaye bakamara imyaka 40 bakagurisha imizingo y'indirimbo irenga miliyoni 100, bagakomeza kuzuza ama arena ku isi hose, abafana baba baje kubareba. Murandasi n'imbuga nkoranyambaga zihita zuzura ikintu kimwe: bagurishije ubuzima bwabo kwa Satani, cyangwa se muri make Illuminati. Dore ukuri, nta migenzo y'ibanga hano. UB40 kumenyekana kwabo ushatse bavuga ko ari umusaruro wo kubariranya igihe neza ndetse n'uburyo bwihariye bw'imyandikire y'indirimbo zabo. N'izina ryabo rikomoka ku mihangayiko y'abakozi bo mu cyiciro cyo hagati. Mu by'ukuri UB40 bivuga Unemployment Benefit Form 40. Iki cyari igipapuro abaturage b'Ubwongereza basinyaga kugira ngo bahabwe nkunganire ya leta mu myaka y'1970. Abashinze iri tsinda bose bari abakene, nta kazi bafite. Kuzamuka kwabo kwagizwemo uruhare no gukora cyane ndetse no gukundwa n'isi muri rusange, cyangwa se no gukundwa n'isi ubwayo. Nitwa Samuel Mugisha. Ikintu cyonyine kibi kivuga kuri iri tsinda nuko tumvikana kwa nyako kurangwa hagati y'amatsinda abiri, irya kera n'iry'ubu, cyane cyane ko ari n'abavandimwe, abasa n'abakomeye muri ayo matsinda yombi uko ari abiri. Ali Campbell ubusanzwe yatandukanye n'itsinda rya mbere, arisigamo umuvandimwe we Robin Campbell, nawe wasigaranye iryo rya kera nyine. Kubw'iyo mpamvu babayeho imyaka myinshi bajyanana mu nkiko, bapfa ngo ninde ugomba kugumana izina UB cyangwa se UB40. Ukutumvikana hagati y'aba bavandimwe bombi ko ni ukwa nyako. Ibi bituma abantu bavuga ibintu byinshi.